imigisha, ibyishimo n'umunezero kuri mwe mwese bakunzi ba Ineza Estates. Uyu munsi munyemeye tugaruke ku gice cya kabiri ku mateka ya Professor Muhammad n'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha, amateka y'intumwa yasoreje izindi. Iki kiganiro kitwongera ubumenyi, ni ikiganiro mutegurwa kandi mukakigezwaho nanjye Omar Shakur. Mbahaye ikaze. Ubwo duherukana mu gice cya mbere twabonye ko intumwa n'abahanuzi ari ngombwa cyane mu buzima bw'ikiremwa muntu. Twabonye ibibazo intumwa zaje zije gukemura mu isi. Noneho uyu munsi munyemeye tuganire ku by'intumwa n'abahanuzi baje bigisha. Iki kiganiro kitwongera ubumenyi, ikiganiro mbashimira kuba muhora mukurikira, ikiganiro mutegurirwa nanjye Omar Shakur. Mwibutsa aya mateka turi kugusomera tuyasanga mu gitabo cy'umuryango Africa Development and Education Foundation ADF. Igitabo cyanditswe na Sheikh Twagiramungu Mudathir. Bahaye ikaze. Intumwa n'abahanuzi bose baje bigisha gusenga Imana imwe rukumbi no kwirinda kuyibangikanya n'ibigirwamana. Ayo niyo mahame y'ingenzi intumwa n'abahanuzi baje bigisha, nubwo batandukanye amategeko y'umwihariko hakurikijwe akarere, igihe cyangwa se ababwirwaga muri icyo gihe. Mbere na mbere twibukiranya, umuntu iyo avutse ava mu nda y'umubyeyi we ntabwo avuka ari umubangikanyamana, avuka ari kuri kamene, avuka azi neza yuko Imana ari imwe rukumbi. Nyuma akaza guhindurwa n'aho yarerewe. Ni muri urwo rwego twavuga ko mbere y'umwaduko w'abazungu, mbere y'uko binjira mu Rwanda baza kudukoloniza, Abanyarwanda bari bazi Imana, kuko dusanga mu mazina yabo urugero nka Banshimiyimana, Mana y'u Rwanda, Mana y'u Rwanda, Hakizimana, Harerimana, Mukeshimana n'ayandi. Bigaragaza yuko Abanyarwanda bari bazi Imana, nubwo bayicagaho bakambaza Ryangombe. Umva iyi nkuru. Bavuga ko kera mu gihe cy'intumwa y'Imana n'ubu cyangwa se Nowa, hariho abagabo bakoraga ibikorwa byiza cyane. Abo bagabo bitwaga Wada, Yawuka, Nasra ndetse na Yawusa. Aba bagabo barangwaga n'ibikorwa byiza, ari abakiranutsi ku Mana. Ariko bamaze gupfa, abantu babo babumba ibishushanyo bisa nkabo, kugira ngo bibibonye bimwibutse gukora ibikorwa byiza nk'ibyo bakoraga. Uko ibihe byagiye bisimburana, abantu bamwe bapfa haza abandi. Uko ibihe byagiye bisimburana, nibwo haje kuza abatazi impamvu ya bya bishushanyo. Bamwe muri abo bantu batangiye kwibwira yuko ibyo bishushanyo bahora babona ibisekuruza byinshi byaba ari Imana. Bibwiraga yuko ari Imana z'abakurambere babo basengaga. Ubwo nabo batangira kuzisenga batyo. Muri ibyo bihe niryo ibangikanyamana ryatangiye kwaduka mu isi. Reka tugaruke ku ntumwa. Ese ubundi ni iki umuntu agomba intumwa n'abahanuzi? Umuntu by'umwihariko umuyisilamu agomba kwemera yuko ziriya ntumwa n'abahanuzi batunganye kuruta abandi bantu bose. Imana yabohereje kugira ngo batunganye umurimo ukomeye cyane muri iyi si. Ni umurimo utaboneka kubera kuba ufite imitungo myinshi, cyangwa gusenga cyane, cyangwa kuba uri umunyabwenge, cyangwa se guhangayika no gushakisha cyane. Ahubwo ari umuhamagaro w'Imana gusa. Imana muri Qur'ani ntagatifu muri surate Hajj iragira iti, Imana itoranya mu bamarayika intumwa ndetse no mu bantu. Mu kuri Imana irumva kandi ikabona. Surate Hijirat aya 75. Umuyisilamu kandi agomba kwemera intumwa zose Imana yavuze muri Qur'ani n'izitavuze muri rusange, akazubaha ariko agakurikiza amategeko y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha, kubera ko ariyo wasozeje intumwa zose. Hadithi ni imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha. Reka tuvuve kuri iyi mvugo intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha, yaravuze iti,
ndahiye kuwo umutima wa Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, uri mu biganza bye, nta muntu n'umwe muri iyi umma bisobanuye abantu bose, ni umuryango, umuyisilamu, umukristo cyangwa se umuyahudi, uzanyumva cyangwa agapfa atanyemeye n'ibyo nazanye, uretse ko azaba mu bantu bo mu muriro. Nyagasani awuturinde. Reka tuvuge ku busumbane bw'intumwa n'abahanuzi. Intumwa n'abahanuzi barutanwa mu nzego n'icyubahiro nk'uko Imana yabivuze muri Korani, aho igira iti ziriya ntumwa twarutishije zimwe izindi, muri zo hari iz'Imana yavugishije inazamura zimwe mu nzego. Ibi tubisanga muri surati Bakara aya 253. Ariko intumwa Imana yasumbishije izindi zose ni intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha. Impamvu ni uko Imana yamuhisemo kugira ngo asozereze izindi ntumwa zose, n'idini yazanye ikaba yuzuye inakomeye kuruta andi madini yose. Imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuri ibi iragira iti narutishijwe izindi ntumwa ibintu bitandatu, ari byo: icya mbere, intumwa y'Imana Muhammad yahawe kuvuga incamake. Intumwa y'Imana Muhammad yaziruriwe iminyago. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha, yagiriwe isi yose kuba isukuye kandi yasengerwaho. Icya gatanu, yoherejwe ku biremwa byose. Icya gatandatu aricyo cya nyuma, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasoreje intumwa zose. Ese ubundi hari itandukano hagati y'ubutumwa bw'intumwa? Twavuga ko intumwa zose zaje zigisha iyobokamana rimwe, nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana rigira riti mu by'ukuri twohereje muri buri gatsiko k'abantu intumwa kugira ngo zibigishe gusenga Imana imwe rukumbi no kwirinda gusenga ibigirwamana. Ibi tubisanga muri surati Nahl aya 36. Reka noneho tugaruke ku kamaro ka sira y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha. Sira, reka mwibutse, sira ni amateka y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha, afite akamaro kenshi mu buzima bw'ikiremwa muntu, by'umwihariko umuyisilamu, kuko ikubiyemo ubuzima bw'intumwa y'Imana bwa buri munsi, uko yabayeho, uko yahawe ubutumwa, uko yitwaye mu busore bwe, uko yahamagariwe abantu inzira y'Imana, ingorane yahuye nazo. Ibyo byose bikaba ari amasomo yafasha umuntu wese ukurikira intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha, uko yabyitwaramo. Bityo rero amateka ya Profesa Muhammad akaba atandukanye n'ay'izindi ntumwa zose ku bindi byinshi, ari byo: icya mbere, kuzuzanya kwayo no gusobanuka kw'ibyicaro biyigize byose kuva avutse kugeza apfuye. Icya kabiri, kuba yaranyuze mu nzira z'ukuri, kuba yaravutse mu nzira z'ukuri kugira ngo atugereho, ndetse n'isoko yakomotsemo ikaba yizewe. Icya gatatu, kuba amateka yiwe akwiriye mu buzima bwose bwa muntu. Ubu noneho nibwo twinjiye neza muri sira. Nibwo twinjiye neza muri sira ya Profesa Muhammad. Mwibutsa, sira ni amateka. Reka mwibutse, kanda subscribe kugira ngo ukomeze kurushaho kuryoherwa n'ibiganiro byiza. Ibyiza cyane no gusharinga izi link zacu n'izi video zacu. Reka noneho mubwire igisekuruza cy'intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana iha amahoro n'umugisha, akomoka mu bwoko bw'abakoreshi, by'umwihariko muri Bani Hashim. Akaba ari Muhammad mwene Abdullahi, mwene Abdul Muttalib, mwene Hashim, mwene Abdul Manafi, mwene Kusayi, mwene Kirabi, mwene Murra, ibn Kab, ibn Ru'ayi, ibn Gharib, ibn Fihri, ibn Malik, mwene Nazari, mwene Kinana, mwene Huzaimata, mwene Mudhirikata, mwene Ilyasa, mwene Muzari, mwene Nizari, mwene Madi, mwene Adinani. Uyu Adinani
akaba akomoka mu rubyaro rwa Ismaili mwene Iburahimu Aburahamu. Ngiyo neza inkomoko y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha. Ngiki igisekuruza cy'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha. Haya amateka araryoshye. Reka nkwibutse gukanda subscribe, nkwibutsa yuko iki ngiki cyari igice cya kabiri ku mateka ya Profesa Muhammad, amateka y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha. Amateka y'intumwa yahawe igitabo gitagatifu cya Qur'ani. Icyo mwisabira ni ukudacika igice cya gatatu cy'ikiganiro cyacu. Igice cya gatatu mutera amatsiko. Mu gice cya gatatu tuzatangira neza ku mavu n'amavuko y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihamaho n'umugisha. Nzatangira nkubwira itariki ya mbere intumwa y'Imana Muhammad yavukiyeho. Nzatangira nkubwira ibyabaye ku munsi intumwa y'Imana Muhammad, Imana iguha amahoro n'umugisha. Nzatangira nkubwira ibintu byinshi cyane. Aya mateka ni maremare, icyo usabwa ni uko utagomba kuyacikwa. Icyiza kiri muri aya mateka ni uko uzabasha kurushaho kunguka no kwigira kuri aya mateka mu rwego rwo gusukura roho yawe. Iki kiganiro kitwongera ubumenyi. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukagirizwaho nanjye Omar Shakur. Nkwibutsa ko uko urushaho kureba ibiganiro byacu ari nuko urushaho kuryoherwa n'ibiganiro, ununguka ubwenge bwinshi bw'ingirakamaro mu buzima bwawe bwa hano ku isi. N'ejo ku munsi w'imperuka mbashimiye kuba mudukurikira. Njye ndi Omar Shakur. Nyagasani abarinde.